Reka mbaye ikaze nshuti bakunzi mudukurikiye nizere ko meze neza rero aho muri hose nkuko musanzwe mubizi tugira insanganyamatsiko nziza kandi ziba zifite ubwenge bwinshi abantu basobanutse nyango murabizi tuvuga ibintu kandi ebana ku buryo usanga iyo bikurikije bikugiriza ku rwego wumva gushaka kugeraho. So rero tujye kurebera hamwe ku bimenyetso bigenda bigaragaza urukundo rwashaje cyangwa se ruri kugenda rucuya. Urabizi nk'aka gakanzu ni gacuya kazaba nk'umweru cyangwa ukundi kuntu gagirira indi bara nyine tu. So rero nukuvuga ngo ku bagore n'abagabo cyane kuko buriya iyo muri gufiyansanya nago wapfa kumenya ngo urukundo rwashaje ariko narwo rugero rusaza. Njya numva ngo uhamagara umuntu kabiri gatatu yarangiza akavuga sheri rega telefone narayisize ku muriro cyangwa se narayisize mu cyumba kumbe yarayifite mu ntoki ziwe yiriba akayirya urwara. Cyangwa se ukamuhamagara wasanga ari kuyivugiraho sheri mama yarampamagaye cyangwa kupana itabe papa cyangwa ibyo biri bimenyetso bigaragaza nyine urukundo rwashaje ariko rw'abantu nyine bagifiyansanya. Ariko twebwe icyo tugamije ni mu mago amago nyabuneka amago ariko sinibaza n'impamvu ituma urukundo rucuya cyane kuba mwarashakanye munakundana sinzi impamvu kubera iki ariko se haba habayo kwibeshya haba habayo guhubuka. Ibyo byose ni ibintu ukwiye gutekereza mbere yo kushaka umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. So rero ibimenyetso bihari kandi binagaragara bifatika nuko umugore hari igihe umugore yo mugishakana agushyiriza amazi yo koga akagutekera kare nibazi yuko umugore wowe ataha saa 4 z'ijoro akaba azingo saa 4 saa 3 ndaba n'igice ndaba nabisoje byose biri hari ku meza nasashe nakoropye nogeje ibyombo isuku ihari. Ariko iyo rwatangiye gusaza usanga saa 4 niba ari bugera mu rugo ugasanga saa 5 nibwo ahisha saa 6 se kubera gasuzuguro urankoraho iki se ubundi se ndarwana n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ugasanga hari n'ukuntu ushobora kuba wagira gute wagira ute wasanga wenda nk'umugore wawe arifata akagira ukamubwira ati sheri wanjye ese kutancyurije amazi ni urugero cyuhiriza amazi ngire gute noge ariko subwo wundi we wagiye woga amazi akonje bigutwara iki wundi suru ruhinja amagambo bibyo inakubwira agaragaza uwari we n'icyo amaze kubiki cyari cyo. Usanga rero keshi yatakikwitaho ngakugaragariza urukundo akugaragarize ko ari hafi yawe uzajya umenya yuko nyine urwo rukundo ruri kugenda rucuya kubera ko hari byinshi agenda kwereka ariko wowe ntubyiteho kubera wa mutima ukunda kubera wa mutima ushaka kavuga uti umugore wanjye ndamukunda kandi ndamushaka sinifuza yuko hari kibi cyagira gute cyatubaho ariko ugasanga we urukundo rwe rwamaze gucuya. Ikindi kintu gikunda kugaragaza ko urukundo rwarangiye ni cyane mu buriri we yababa we dore mu buriri hari uwaje burira abonye noneho yarampamagara ambwira ati umugore wanjye ndamuharamubwiye ngo tubonane mu buriri abizi nyine umugabo hari jya gukenera mu buriri akakubwira ati wampaye arahindukira mu gukubitira umutwe mwiza ariko arongera arisinzirira. So ibyo biba bigaragaza yuko urukundo rwanyu rwamaze gucuya rwamaze gusaza. Hari uwubwira ati sheri uri kumukorakora akagutera inkokora imwe uzajya kwivuza ukamara ibyumweru 2 uri gukora rukababara mu gatuza kubera ahantu aguteye inkokora kubera ko ntago abakigukunda ntago umubiri wiwe ubigikonektana n'uwawe ntago abakikwegera ngo umutere santima ntago mbese nyine hari ibintu byinshi byaragiye bihinduka. Ari nayo mpamvu abantu bagiye batubaza ngo ese kuki umugabo n'umugore bashakana bakundanye ariko nyuma bikaza kwanga bipfira hehe. Hari ikintu kimwe njya nkunda gukoresha mbabaza ariko nta numwe urakinsubiza. Ese uwo mugore wawe cyangwa uwo mugabo wawe wamushatse umukunda ese ntago wahubutse ese nta kindi kintu kivanze mu rukundo rwanyu kuko kugeza kuri isaha hari igihe umukobwa abona gukunda yamara kubona gukunda yabona utari gushaka kumukunda agahita gatajya muri babavuzi bakamuhereza twaza kaminjira mu cyo kunywa cyangwa mu cyo kurya mugahita mugenda mukabana ariko nta rukundo wigeze wumva muri wowe nyine umufite ariko kwera ka kantu yaguhaye kagatuma wumva nyine umukunda.
ariko burya ntabwo ugeze umukunda. Ibyo biri mu bintu bituma urukundo rusaza vuba.